Welcome back, welcome back. Ni byiza kongera kubabona, ni byiza kongera kubumva cyangwa gusoma amakomanteri yanyu. Ni ukuri biranshimisha cyane. Video y'uyu munsi ni ukuvuga ngo reka kwinginga abantu kuguma mu buzima bwawe. Niba umuntu ashaka kugusiga, mureke agende, nta kibazo gihari. Iyo winginze abantu kuguma mu buzima bwawe, babona ko ntacyo uri cyo, babona ko ntacyo wageraho utabafite, ugasanga barabigusuzuguriye. So ntukinginge abantu kuguma mu buzima bwawe, ahubwo bareke bagende, wowe ukore cyane, ubereke ko utabafite byose birashoboka, ubereke ko uri wenyine hari byinshi wageraho. Kuko iyo ukomeje kwinginga abantu cyangwa ukabiruka inyuma, ukababaza impamvu bagiye, bafite impamvu zabo bagiye. So bareke bagende. Nibagenda, ni umwanya wo kwicara, ukibaza uwo uri we, ukabanza ukimenya. Ukamenya uwo uri we, ukamenya icyo ushobora kugeraho utabafite. Ubundi ugakora cyane rero sasa. Ukabereka ko batari mu buzima bwawe ntacyo bihindura. Ariko nukomeza kubiruka inyuma, bazavuga ati uyu muntu ni useless, ntacyo ashoboye kugeraho, ntacyo yageraho atadufite. Ugasanga barabigusuzuguriye. Mu buzima niba hari ikintu nanga umuntu unsuzugura, nanga umuntu ndebera hasi. Inshuti zanjye zirabizi. Iyo ugiye nyine uba ugiye, ntabwo ngomba kukwiruka inyuma nkwinginga kuguma mu buzima bwanjye. Niba uhisemo kugenda, genda. Iyo ugiye, ubwo ufite impamvu ugiye, kandi nyuma uzakuregreta impamvu wagiye. Uzi impamvu? Kuko iyo ugiye, ndakora wa mwanya wanteshaga, tube ariko twabyita, nkawukoramo byinshi, nkunguka byinshi, noneho ngafata n'umwanya wo kwiga ibindi nshobora kugeraho, nkongera umwanya wo kwegerana n'Imana. Ibyo nabyo birakwiriye, kuko ntacyo dushobora kugeraho tutari kumwe n'Imana. Ubwo rero uyu munsi nagira mbabwire nti reka kwinginga abantu kuguma mu buzima bwawe. Bereka ko utabafite. Ntabwo ndimo nkiriyetinga urwango. Nanone sinshaka ko ushyigikira abantu biruka inyuma y'abandi. Niba umuntu akweretse ko atagukeneye, nakomeza ukore, umwihorere, utere imbere, azabona ko yibeshye. Musangize iyi video n'abandi kugira ngo dukomeze twungurane ibitekerezo, cyangwa se mukore komanteri mumbwire uko mubyumva. Niba hari umbabaje, je m'excuse. Niba kandi muyishimye nabwo, merci. Sawa rero, yari Christine Nyirahabimana, naho ubutaha. Imana ibagirire neza, ndabakunda mwese. Bye for now.